Yesu nashimwe bene data, ndabaramukije. Bahaye ikaze nanone kuri channel y'Uwimana Mary Claudine, mbashimira mwe mukurikirana ijambo ry'Imana, niyaca n'inyuzwa y'ijambo ry'Imana n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'ubuhamya. Muhawe ikaze rero abarikurikirana buri munsi, abatanga subscribe, abama like ndetse na share, bagatanga na comment, no kuri Imana bamugisha. Reka dusenga Imana, dukomeze twumva ijambo ry'Imana. Uri data wa twese mwiza, uri Imana ishobora byose, nta kintu na kimwe cyo kikunanira. Imana igushyiriza umvura beza n'ababi, kuko ari waremye byose tureba. Turagushimye ko waremye ijuru n'isi, turagushimye ko waremye ijambo, ibyaremwe byose byaremwe n'ijambo, baravugaga bikaba uko ushaka kandi wategeka bigakomera. Uri Imana nyir'ububasha bwinshi, nta yindi Imana ihwanye nawe uretse wowe waremye ijuru n'isi, ukarema isi n'ibiyuzuye. Niyo mpamvu natwe tugukurikira. Uri Imana ivuga bikaba wategeka bikomera, ugukurikira ntako bisa. Turagushimye ko uri Imana irengera abantu bawe waremye, natwe niyo mpamvu twakomeje kugukurikira. Nyemera aka kanya rero Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera bamanuke kuba natwe muri iri jambo, maze ubwiza bwawe bukomeze kuba kuri twe. Urakoze ko uri mu ruhande rwacu, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Hari ijambo ry'Imana tugiye gusoma riri muri Matayo ibice 24 murongo wa 45, niryo jambo tugiye kumva. Yesu atugire neza cyane. Rero iri jambo riravuga ku bagaragu babiri, mugaragu mwiza ndetse n'umugaragu mubi. Hanyuma haranditse ngo mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerero igihe cyaryo. Haranditse ngo uwo mugaragu arahirwa shebuja naza agasanga kibikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibintu bye byose. 48 haranditse ngo ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi. Shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, amucamo kabiri, amuhanane n'indyarya, niho bazarira bagahekenyera amenyo. Yesu atugire neza cyane. Abagaragu babiri twumvishe ko ari umugaragu mwiza n'umugaragu mubi. Mu buzima busanzwe rero, reka tubishire mu buzima busanzwe. Hanyuma hari umugaragu mwiza n'umugaragu mubi. Aba bantu bose databuja yabasigiye akaza, basigira nabo bagomba kwiyitaho. Hanyuma uyu mugaragu mwiza twabonye ko databuja naza agasanga gikora ibyo gukiranuka. Yavuze ngo azamwegurira ibintu bye byose. Niko twatangiye dusoma, twatangiye ku mugaragu mwiza avuga ngo mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge. Ni umugaragu ukiranuka wongereho kandi w'ubwenge, ngo shebuja yasigiraho mu rugo rwe kubagerera igerero igihe cyaryo. Hanyuma byaranye bivuga ngo uwo mugaragu mwiza ngarahirwa databuja naza agasanga kibikora, ngo databuja azamwegurira ibintu bye byose. Imana itugire neza cyane. Mu buzima busanzwe hari abakozi, hari n'abakoresha. Hanyuma iyo uri umukozi mwiza akenshi hari igihe bakongerera umushahara. Umukozi mwiza rero arangwa n'ibintu byinshi. Akora akazi ka shebuja neza, agomba kuzinduka mu kazi, hari ibintu byinshi muranga, agomba kugira discipline imuranga. Mbese hari utuntu twinshi shebuja mureba akabona aramukunze. Hanyuma no mu buzima busanzwe iyo bibaye byiza, iyo umukozi mwiza akora, hari igihe nyirabuja mwishimira cyangwa shebuja ugusanga aramwishimiye cyane. Akenshi bikarangira nk'abakozi bo mu rugo b'abakobwa, hari igihe birangira bashingiye, si abakobwa gusa n'abahungu birashoboka. Bikarangira shebuja mwishimiye, byabana ngombwa akamuremera n'ikintu runaka cyangwa se akamuremera umushinga runaka agakomeza agakora. Hanyuma rero no mu ijambo ry'Imana hano hari kubwirwa umukozi mwiza, umukozi ukora iby'Imana ishaka, ngo shebuja wa mugaragu naza agasanga kibikora, azamwegurira ibintu bye byose. Imana itugeneza cyane. Ni ukuri turi mu isi, turi no mu isi, hari igihe ukora ikintu umuntu ukabona akwishimiye pe, ukabura inyangamuga, ukabura inamakemwa mu mico no mu myifatire, aho uri mu kazi ukora, ukabera abantu mbese icyitegererejo, abana ubamo, abantu ubana nabo mbese bakabona ko uri namakemwa. Iyo ubana n'umuntu n'ukuri ukamwerera imbuto ukagera ku rwego akwishimira, hari igihe n'ukuri vuga ati uyu muntu rwose hari ikintu akwiye.
bikaba ngombwa bakakongeza umushahara kubera ko uri umukozi mwiza, witwaye neza mu kazi, wabanye neza n'abantu, nta muntu ntabwo urobanura ku butoni. Hanyuma rero tubunuza ya nyuma havuze no ku mukozi mubi, umugaragu mubi, nawe Bibiliya yamuvuzeho. Uwo mugaragu we ngo namara shebuja namara kumusiga akamusigira bagaragu bagenzi be, ngagatangira kubakubita, agatangira gusangira n'indyarya ndetse no gusangira n'abasinzi n'abasambanyi, agatangira gukora ibintu bitari byiza. Nawe uri umukoresha ugasanga umukozi wawe yakoze ibintu bidakorwa, yagiye mu buraya, yagiye mu busambanyi, mbese ntago yera imbuto abakozi bagenzi biwe. Hari abakozi babi ugasanga Imana yaguhaye akazi, ariko wagira amahirwe yo kubona ko warangira mugenzi wawe akazi, ugasanga uravuze ati ugomba kumanza kumakana. Urumva ko utari umugaragu mwiza, wabaye umugaragu mubi. Ariko umugaragu mwiza, iri jambo ry'Imana ryamuvuzeho ko databuja naza azamwegura ibintu bye byose. Umugaragu mubi we yavuze ngo azamujugunya hanze, amuhanane n'indyarya, aho bazarira bagahekenyera amenyo. Yesu atugire neza cyane, tuba abagaragu beza databuja azaza agasanga bakibikora, twarakurikije ibyo umwuka ashaka. Hari ijambo rivuga ngo kuko ibyo kamere yanga nibyo umwuka akunda, ariko ngo ibyo umwuka akunda kamere nawe arabyanga. Wumve biratandukanye, umwuka ibyo umwuka wera akunda kamere arabyanga, yuko ibyo kamere yanga ariko umwuka arabikunda, biratandukanye. Rero aba bantu ni abantu babiri, ariko ibyo umwuka ashaka nibyo byiza. Nabasabira kuba abagaragu beza databuja azaza agasanga bakibikora, databuja akazabayigurira ibintu bye byose, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Ngenda bifuriza kuba abagaragu beza, yuko uyu mugaragu mwiza pe ashimisha shebuza, n'Imana iginezerwa igigaba pe ku muntu wayikoreye abikunze, ku muntu wabikoze abirimo neza. Ni handi nyine Imana ikaguha inzu ugasanga ntabwo ubyitwayemo neza, kandi hari ahantu wahereye n'ukuri ukodesha, ariko Imana yakugira neza, yagutera iteka, ugasanga ntabwo ushaka kwihuza nyine n'abantu, ugasanga abantu bawe ukodesha ntabwo uberera imbuto zikwiriye abihanye, ukishira hejuru. Imana iragushaka ko uba umugaragu mwiza, data azaza agasanga ukibikora kandi ukibagazemo neza. Yesu natugire neza cyane. Imana ikaguha uruganda, ikaguha kampani yo gukoreramo, abakozi ukoresha ugasanga nabo ntabwo ubakoresha nk'uko bikwiriye, kugira ngo Imana ikomeze kugenda neza. Nukuri Imana izaza ntabwo izaceceka, uwakoze neza izamwegura ibintu bye byose, ariko n'uwakoze nabi umva nkubwire. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abicanyi n'abasambanyi n'abashinga ibishushanyo, n'umuntu ukunda kubesha kandi akabikora. Kubesha ni icyaha kibi. Umugaragu mwiza ntagabesha, umugaragu mwiza ntagasangira n'abasinzi, umugaragu mwiza ntagasangira ntago yivanga ngo ajye mu busambanyi. Umugaragu mwiza akora ibyo Uwiteka ashaka kugira ngo ajye mu murongo n'Imana, kuko Imana izahemba, ariko umugaragu mwiza azahembwa bitasubirwa, azamwegura ibintu bye byose. Bishatse kuvuga ko ndashaka kukubwira ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Ndashaka kukubwira ko nyuma y'ubuzima hari ingororano ku bantu babikoze neza. Muri byari aravuga ngo hari ibanga kubakijijwe, arangira avuga ngo hari ibanga kuri bo, nubwo ubona baruha, nubwo ubona bagenda, nubwo bari imbuto zikwiye abihanya abantu bakabaseka, bakabona baratwaye umutwe atari abanyabwenge, ukabona ibintu bitkuye mu buriganya, ukabona hari ibindi bintu wakoze, ariko kamera y'Imana irakureba. Imana irashaka kukiranuka, irashaka kukiranuka ku bugizaza, ikakwegura ibintu byayo byose, ikaguha ubugingo buhoraho, ikakugira neza. Tukiri mu isi Imana igitanga ni ukuri bonasi. Iyo ukoze neza databuja akakwishimira, cyangwa nyokobuja cyangwa umukoresha wawe, Imana nayo ntago iceceka, irabirebaho ibiri muri tribune yayo y'icyubahiro, ikakubwira ngo mwana wanjye ndakubona. Imana irashaka ko tuba abagaragu beza bakiranuka. Irinde kuba umugaragu mubi, ni ukuri data atazaza akagujugunya hanze, ko bazarira bagahekenyera amenyo. Ndakwifuriza kuba umugaragu mwiza. Imana itugire neza cyane kandi Imana idusure. Uri data wa twese mwiza, turagushimiye. Tubonye umugani w'abagaragu babiri, umwe yari umugaragu mwiza, undi ari umugaragu mubi. Ariko icyo twifuza muri iyi minsi, turifuza kuba abagaragu beza. Databuja azaza agasanga bakibikora, batarabivuyemo. Iminsi ni mibi, iminsi iri gukamura abantu mu buryo bw'umwuka, bagasubira inyuma bakabivamo, bagata ibyo kwizera, bakajya mu bidafite umumaro. Ariko tugusabye imbaraga kugira ngo uduhe kwera imbuto zikwiriye abihanye, uzasange tukibirimo, uzaduhembe.
turagushimiye kuri Imana ishobora byose. Dukomereza amaboko abari hafi n'abari kure, abakoze ibyangwa n'amaso yawe bakaba abagaragu babi, ubagire neza kandi ubasange barumva rino jambo ribahembure, ribakure mu byaha, ribajyane ku rugero bashaka kumva ko bagomba kugera, bakaba abagaragu beza uzaza ugasanga bakibikora, bakamera nka cya giti kitatewe hafi y'umugezi ngo cyere imbuto nziza mu gihe cyacyo. Nacyo iki giti ijambo ry'Imana ryakivuzeho riravuga ngo iki giti gihora gitoshe, gihora gifite amashami, gihora gifite imbuto. Umuntu wese uhageze araruhuka ageze kuri icyo giti, acyugamamo, akacyugamamo imvura, akacyugamamo izuba, kubera ko kiratoshe kimeze neza. Imana ishimwe cyane. N'uyu mugaragu mwiza rero ameze nk'iki giti, duhe kwera imbuto zikwiriye abihanye, kugira ngo uzasange tukibirimo kandi tukwiteguye, turi maso, tudahunikiye. Komeza ubane natwe rero, iri jambo ryawe ryera imbuto mu bantu benshi, iri jambo ryawe rigere hafi na kure, kandi rigira icyo rihindura ku bantu bakumenye n'abatarakumenya, bahinduke bamenye izina ryawe, baba abagaragu beza. Byose tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen.